Ufite channel ya YouTube ariko ukaba ufite subscribers bari munsi y'ijana, wumva bikugora gukura? Nk'uyu mugabo ubona uri kwitotomba uvuga ngo yabuze views, nta kibazo, iyi video igiye kukwereka inzira zirindwi zizewe zizagufasha gufungura amahirwe yo gukora kuri YouTube. Nubwo watangiye vuba ubona ibintu bitagenda, fata ikaramu kuko ngiye kukwereka uburyo inzira zirindwi zemewe zishobora kugufasha, ushobora gufungura kuri YouTube nawe ukabyikorera ukaba wagira aba subscribers benshi. Twihuse rero tutarambiranye, ndagukangurira gukurikirana iyi video. Iyi ni MD Empire TV ibagezaho ibiganiro bijyanye no gukora kuri YouTube. Fata ikaramu rero nkwereke ibi bintu birindwi, izi mpamvu zirindwi cyangwa inzira zirindwi zishobora kugufasha gukura ku murongo wawe wa YouTube channel, ndetse ukaba wagira aba subscribers benshi, ndetse ukaba wagira wazamuka ku ba subscribers bitewe n'ibyo ukora, kandi izi nzira nuzikurikiza zirindwi rwose bizagufasha. Iya mbere rero twihuse, inzira ya mbere yitwa ngo hitamo neza content yawe. Hitamo neza content yawe. Ni ukuvuga ngo impamvu mbikubwira ko ngo guhitamo content yawe, hari abantu bakora content ariko ukabona content akora rwose wayireba ukavuga se iyi ni content. Ntibihagije gushyiraho video gusa, ugomba kumenya icyo ushaka gutanga ku bantu. Ibyo nibyo bituma niche yawe igira urugero. Wenda tuvuge niba ukora video za gaming, iyo ni ukuvuga ngo hitamo izo video uzajya uhereza abantu video za gaming. Ikindi, niba ushaka gukora vlog yawe uko umunsi wawe wagenze, hitamo uhitemo video yakuvuga ngo njye nzajya nkora vlogging. Ni ibintu mbese kuvuga ngo ni ibi ngibi. Niba uhitamo ibintu byo guteka, vuga ngo nzajya nkora content yo guteka. Wivanga amadosiye, wivuga ngo njyewe ejo nzakora iya siporo, ejo nzakora iyo kwigisha guteka, nzakora vlog, nzakora gaming. Ibyo rwose nta kintu bizagufasha kuko uzahora uzacanga YouTube ntimenye ngo ese uyu muntu arimo arashaka gukora iki, ibijyanye iki. Twihuse rero ku nzira ya kabiri. Inzira ya kabiri ni ngo abantu ntibareba video mbi. Ni ukuvuga ngo umuntu naza kureba video yawe akabona mbese video yawe ntisobanutse, azahita akora next ajye ku yindi video nk'uko ubibona aha ngaha. Ni ukuvuga ngo niba ugiye gukora video yawe, sibyo, ntuzashyireho video ifite amajwi mabi. Niba ugiye gukora video yawe, yitondere, wicare neza, ukoresha ibikoresho byiza, ukoresha mikoro yawe nziza, ukoresha amashusho yawe meza ku bagaragara. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu nubikora bizagufasha kugira ngo niba ufite kamera nziza uyikoreshe, niba ufite microphone nziza. Ni ukuvuga ngo ibi bintu rwose ubyitondere. Video yawe kugira ngo irebwe n'abantu bizatuma wowe uvuga uti reka nkore video ijyanye n'igihe abantu bareba, ku buryo umuntu ayireba ntamere nk'aba ngaba bahita baskipinga ngo bajye ku yindi video. Kora video yawe witonze, hazemo ijwi ryiza, hazemo ishusho rigaragara ku buryo umuntu wese avuga ngo iki kintu gifite karite, n'undi munsi azagaruka. Ubwo ndatangaho na tipu: koresha apa nka CapCut cyangwa VN cyangwa InShot kugira ngo usukure video yawe. Ibi bizagufasha ko video yawe rwose izarebwa kubera izo kamera zawe, kubera iyo microphone yawe neza, ivuga neza, ijwi risohoka neza. Ibyo bizatuma rwose ushobora kuba wabona aba subscribers. Tugeze rero ku mpamvu ya gatatu ariyo, cyangwa inzira ya gatatu ariyo thumbnail ni urufunguzo. Thumbnail ni urufunguzo rwa video yawe. Thumbnail niyo ibanza kugira video. Niba thumbnail yawe ari yijimye cyangwa idasobanutse, nta muntu rwose uzayikandaho. Thumbnail nziza ikurura amaso y'umuntu mu masegonda ya mbere. Umuntu agahita avuga ati ese ibi ngibi ni 10 best script tips, akavuga ngo reka njye njyeho. Ni ukuvuga ngo itondera ikintu cya thumbnail. Kora thumbnail nziza igaragara, ifite amabara agaragara nk'uko nababwiye, ukoresha umutuku, ubururu, kugira ngo buri wese ajye areba ibintu byawe. Koresha Canva ikora thumbnail neza. Ndi kubategurira ikiganiro cyo gukoresha Canva. Hari abantu bambwiye ngo nzabakore, ndashaka kubakora seri y'iki kiganiro, muzakibona mu mavideo ataha. Iyo rero niyo yari impamvu ya gatatu. Thumbnail ni urufunguzo rwawe kugira ngo video yawe irebwe. Tugeze rero ku nzira ya kane. Inzira ya kane: tegura title zikurura. Aha ngaha twumvikane. Title yawe niba uyishyizeho, abantu bakigera kuri video yawe bagasoma title bazishima, bazamera nk'aba bantu ubona, bazayireba bavuga ati
iyi title ishobora kuba hari ikintu ishobora kutugezaho, iyi title ishobora kutugeza ku kintu kigaragara tukareba videwo neza. Ese iyi title ikubiyemo iki? Title yawe igomba kuvuga neza icyo videwo yawe irimo, kandi ikajyamo amagambo abantu bashaka kuri YouTube, aho kwandika ngo my first video, andika wenda ngo nanjye natangiye channel yanjye kuri zeru none igeze kuri aha ngaha. Ni ukuvuga ngo iyo title buri wese azavuga ati nanjye se kuki ntabikora? Nanjye reka mbikore. Iyi title rero abantu bagufasha, tools zagufasha ni kujya kuri TubeBuddy cyangwa VidQL cyangwa Google Trend, ukamenya abantu uko title zikorwa. Twihuse tugeze ku nzira ya gatanu. Inzira ya gatanu iravuga ngo consistency. Consistency nicyo bita guhozaho. Guhozaho rero icyo nababwiraga, consistency ugomba kugira plan mu buzima bwawe. Ukavuga ngo video, ukavuga ngo wenda nzashyiraho video uyu munsi, nongere wenda nyuma nsimbuke iminsi ibiri cyangwa mu cyumweru kimwe nzashyiramo video ebyiri, ugakora icyo bita plan calendar cyangwa content plan calendar. Ni ukuvuga ngo abantu bakunda channel zishyiraho video wenda ebyiri buri cyumweru cyangwa imwe, kugira ngo bamenye ngo uyu muntu koko ari serious, uyu muntu ibintu aduha kuko urabona ko ni umuntu uhozaho. Gira rero gahunda uvuge ngo kuri kalenda yanjye ngomba gushyiraho video ebyiri, imwe izajyaho kuwa gatatu nk'uko nabibabwiye, naberetse muri community, nababwiye ko ubu ngiye kuzajya nshyiraho video kuwa gatatu no ku cyumweru. Rero abantu bawe bashyireho video ku buryo bazajya bavuga bati uyu muntu aduha video, bagaruke kuri channel yawe. Shyiraho kandi uzikomeze uhozeho, ntushyiraho video uyu munsi uzongera gushyiraho video nyuma y'ukwezi. Icyo gihe rwose ntabwo uzigera ubona aba subscribers nk'uko ndibikubwira. Iyi tip ho nabaha ngaha, tanga gahunda yawe kuri iyi channel yawe. Urugero, nzashyiraho video kuri wa gatatu no ku cyumweru nk'uko nabiberetse nanjye kuri iriya communities yanjye. Nawe rero gira ikintu cya kalenda uvuga ngo ukore kalenda yawe, uvuga ati kuwa gatatu nzabagezaho iyi video. Unayibasobanurira kugira ngo ba bantu bazagaruke baje kureba icyo wowe ugomba uvuga ati, unashyireho uvuga ngo iyi video yanjye izaza amasaha aya n'aya. Ikintu cyo tukitondera, video yawe niba izazaho saa yine uvuge ngo izazaho saa yine, niba izazaho wenda saa tatu na mirongo itanu n'umunani, nibyo wowe uvuge ngo video yawe ugomba gushyiraho igihe icyo gihe nacyo kizaba aricyo uzajya uhora ushyiraho video yawe. Niba ushyizeho video saa yine, ikindi cyumweru ukongera ugashyiraho saa sita, icyo gihe ntabwo iyi algorithm izamenya ko uyu muntu uko ugenda ahinduragura amasaha. Ibyo rero nabyo ugomba kubyitondera. Tugeze rero ku nzira ya gatandatu, ariyo bita ngo reba analytics, menya ibyo bakunda. Analytics mwa bantu mwe, nubwo analytics ni ikintu gikomeye nk'uko mureba aha ngaha, analytics nubwo aba subscribers bawe ari bake, YouTube igaragaza aho abantu bareba cyane, igihe bareka kureba cyangwa video zifite engagement. Ibyo byose bigufasha kumenya icyo wakomeza gukora. Analytics ikwereka amasaha urebwa, Analytics ikwereka views ugira, Analytics ikwereka video zakunzwe. Izo video ushaka kuzigenderaho uvuga ati reka nkore iyi video niho mbona abantu bayikunda, reka nkore iyi video niho mbona abantu bayikunda. Niba uri gukora content yawe, jya muri Analytics. Analytics izagufasha gutera imbere, izagufasha kwereka ahantu hari imbaraga, abantu bakunda, izagufasha ko abantu bamenya ibyo ukora. Niba bamenya ibyo ukora, iki gihe Analytics uko ari izabigufashije, ni ukuvuga ngo Analytics izakwereka uburyo channel yawe ikora, igihe abantu bawe bazira kuri YouTube, igihe bazira kureba video nawe ubimenye, kugira ngo ubashe kubahereza ibihangano byawe kandi byiza. Icyo gihe bizagufasha gukura, bizagufasha kugira ngo ukomeze Analytics, kuko urumva igenda ikwereka ibintu byose, aho intege nke zawe, aho ugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo ugende. Ibyo rero bizagufasha kugira ngo ukomeze gukura ku murongo wawe wa YouTube. Tips natangaho, reba kuri YouTube Studio, ujye kuri Analytics, ujye kuri Audience Engagement. Ni ukuvuga ngo audience nayo niyo ikwereka abakureba bashyashya, abagaruka kuri video zawe, bigatuma rero channel yawe ikura vuba mu buryo rwose bwiza. Tugeze rero ku mpamvu cyangwa ku nzira ya karindwi. Inzira ya karindwi yitwa ngo saba like, comment, subscribe. Ahantu tuhitondere, ahantu njye mbona hari abantu bakora amakosa. Niba ukora video yawe, kangurira abantu bawe gukora subscribe, kangurira abantu gukora like, kangurira abantu gusharinga ibitekerezo byawe.
aha ngaha turi aha ngaha ku bwanyu, ni mwe mudufasha. Njyewe ni mwe mumfasha. Iyo no gukanda like, niba udakoze na subscribe ntabwo wakanda na like, kuko umuntu izi video aba yazi ko zamuvunnye, nawe ushobora kumushyigikira ukamuha like, nk'uko nanjye iyo ndi kureba video y'umuntu, umuntu ko nzi imbaraga aba yarakoresheje, ndavuga nti reka muhe like na video nkanisharinga, kuko nabona ni nziza nkayisharinga. Ibi ni ibintu bitwigisha, ni ibintu bishobora bitwigisha kandi tugakurana twese. Niba turi gukora dufashanye, aba nk'aba-YouTubers njyewe ikintu nabashinja ntabwo dufashanya, harimo bamwe ba nyamwigendaho ariko harimo n'abafasha. Abafasha rero ubutaha nzabashyira kuri video kuko ndabazi, ariko hari n'abadafasha bashaka kumva ko ngo bo aribo barenze, ariko ibyo ngibyo nta kibazo, buri wese akora ibye, ariko njyewe uwo udashaka ko dufatana tuzafatanya, kuko uru rugendo ni urwo kwigisha abantu. Rero iyi ngiyi saba like, saba comment, saba abantu gukora subscribe nk'uko nanjye mubinkorera rwose ndabibona, subscribe zanjye zirazamuka, niba naratangiye YouTube mu mezi 3 nkaba ngeze mu ba subscribers 1000 na hafi 1000 na angahe. Ni ibintu rwose byiza, ni ibintu ngomba kubashimira, ndabashimira kandi rero tip nabaha aha ngaha, andika igitekerezo hepfo, babwire bagukandire kuri subscribe, bagukandire kuri like, bagukandire kuri comment, basharinge video zawe. Ibyo bizagufasha gukura no kugenda ukura mu bintu mu buryo bwose. Rero icyo nshaka kubabwira hano, ndashaka kubabwira ama software yagufasha mu gukora, mu kugira ngo yagufasha muri ibi byose dukora, muri ano mavideo. Software ya mbere yitwa ariyo CapCut. CapCut murayizi, CapCut ni ugukata no gushyiramo effect, byagufasha cyane kugira ngo ukomeze gukura ku murongo wawe wa YouTube. Ikindi ni VN nayo ikora nka CapCut, nayo ishobora kweditinga, kurambika audio na video ikabishyiramo neza. Ikindi ni Canva, kora animation ya thumbnails, text overlays. Ni ukuvuga ngo Canva igufasha mu buryo bwose bwo gukora ama animation, thumbnails zigaragara neza. Nkuko nagiye mbibabwira, ngiye kubakorera ikiganiro, mbese kugira ngo video z'ubutaha zizaba zikomeye kuko zizaba zirimo, ngiye kubakorera serie yo gukoresha Canva. Abantu benshi ntabwo bazi gukoresha Canva, birambabaza rero iyo abantu batabizi kandi ari ibintu byoroshye. Ngiye kuzabakorera video y'amaseri rwose yo gukoresha Canva, kugira ngo twese dukure, kugira ngo buri wese ajye akora video igaragara neza kandi isa neza, akore thumbnail isa neza. Nkuko rero mubibona hano, iyi yari tips nabahaga bwa nyuma. Ni ukuvuga ngo none se nyuma y'iyi video urajya gukora iki? Hitamo ibyo ugiye gukora nonaha. Niba ukora thumbnail nziza, title nziza nk'uko twagiye tubibona, cyangwa schedule yawe cyangwa content plan yawe, rero iyi video niba igufashije rwose, kora like, ukore subscribe, usharinge iyi video kugira ngo buri wese akure. Kandi ndagushishikariza, niba ufite ikibazo jya ucyandika muri comment, umbwire uti nkorere iyi video, uzadukore kuri iyi video. Twese turi aha ngaha gufashanya. Iyi video rwose njyewe nzayikora kuko muramfasha, nanjye nzabakorera video nziza kandi namwe izabanyura cyane. Ibyo rwose ni ibintu byiza. Bonus nabaha rero, dukure neza muri uyu mwaka YouTube, dukure mu mwaka wa 2025, dukure neza, dukomeze rwose, dukomeze dukure nk'uko YouTube rwose ibidusaba. Dufashanye, tuzamurane, ku ba YouTubers bakiri batoya. Iyi video rwose ni iyanyu, mujye muyireba, murebe, musharinge abakiri batoya. YouTube growth, murabizi ko dukora tricks mu Kinyarwanda, dukora tips for YouTubers, dufungura ama YouTubers. Ufite ikibazo cyo gufungura YouTube njye yambwira, nta kibazo namufasha. Iyi rero yari video nabagezagaho kugira ngo tuzamure aba subscribers ku bantu bari munsi rwose y'100, tuzamure kugira ngo noneho ubutaha muzandike muri comment muvuge muti njyewe nagize aba subscribers, nari mfite aba subscribers 100, nagize 150. Ni urugero rwiza rwo kugira ngo dukure neza, dukurane neza. Rero ntabarambiye, mwakoze cyane kuri ino video kuyireba. Uwayirebye, wakoze like, wakoze share, wakoze subscribe, ndamushimira cyane mbikuye ku mutima. Muri abantu b'abagabo cyane, muri abantu b'ingenzi, ndabakunda. Dusubire muri video itaha, kandi mugire ibihe byiza. Kuwa gatatu nzabagezaho video, no ku cyumweru nuko izi video zanjye zigiye kuzajya ziza. Kuwa gatatu ngiye kubategurira video izajya ivuga ku buryo twakoresha Canva, no ku cyumweru dushyiremo izindi video zisanzwe. Murakoze rero, ibihe byiza, ciao ciao, ndabakunda cyane.